mukinnyi mwaguze umuntu atari nari yakutse amenyo igiye kurisha ibyatsi wowe se amenyo cyane iki giswera cyane namureba aha ngaha ku munsi w'ejo ni posting aka video kanje ndimo ndateka n'ibiki byose hari ibintu wenda nyirango mbabwire birambiranye yego hari umuntu witwa Pastor Claude na Pastor Mutesi yego abantu bararambiranye muri ikiganiro ni ibiravugwa ugikurikirana kuri Chapa Entertainment. None se baho gashye ko ni bamurakajera umeje kumirwa buriya njya nkina imikino myinshi ariko umukino wo kuvuga ngo ugaragaje ingengabitekerezo ya jenoside mu bantu cyangwa se utangiye kuzana iby'amoko n'ivangura ibyo byo ntago tujya dukina nabyo mitangutwika mu buryo bukomeye cyane iki giswera cyane namureba aha ngaha ku munsi w'ejo ni posting aka video kanje ndimo ndateka n'ibiki byose nacyo kiza muri comment kuri Facebook kiza muri comment kivuga nyine bimubona aha ngaha iyo bigeze aha ngaha rero nuba kanyumye biri kurangira se kanyumye biri kurangira uri gucuya kakize ntumbi tugicaranye umuzi gurisha uretse nge nafuka abantu bose n'indu. I don't want peace. I want problems always. Gendorera umuntu ugiye inamukire untakeneye gukubitwa nawe. Aha. Bonjour. Bonjour Kenisi. Vipi wewe? Sawa sawa ngenda shaka kuba kuri Gasogi. Gasogi sura ishaka iki ko atari topic. Kora mukinnyi mwaguze umuntu atari nari yakutse amenyo igiye kurisha ibyatsi wowe se amenyo urayafite yareka kwisetsa nk'umuntu ubonje injugu wowe ufite iki wakoze iki ni uri iki usibye kuvuga ubusa gusa erega Kenisi nkunda amagambo no kuvuga ati Kera umumbwire muri nda kera bona fana gareyo ariko kubera kwa kona bakubwa dukunda amafaranga usigaye fana gasoya. I don't want peace. I want problems always. Hey, Life Restaurant. Iyi ni restaurant y'agatangaza nta handi wayisanga uretse hano iwacu Rusizi muri gare. Reka nkurangire neza. Iyi restaurant iherereye haruguru yaho bisi zinjira zikanasohokera. Satira gato control technique. Ukihagera zamuka kuri ayo masikariye ujya haruguru. Urahita ubona haruguru nko muri metero 5 neza Life Restaurant mbona nkubone. Egera urahasanga take away food, take away tea, boiro ihene, potaje, agatogo. Si ibyo gusa tubafitiye n'amakomande harimo ifi, ifiriti, akabenzi, brochette, isambaza n'ubugari, igitoki, inkoko, melange, indyo nyarwanda, katoza mu makwe ndetse n'amakeke yo mu birori bitandukanye harimo nk'ama birthday. Si ibyo gusa harimo ibinyobwa bitandukanye, ibyayi by'ubwoko butandukanye, amata, amaji ndetse na fanta. Dufite n'ibindi bitandukanye birimo capati, ibishyimbo, muri make buri wese arisanga pe. Ubundi nakubwiye Life Restaurant ni multi services ndakurahiye watugannye ntibiri gusirayo ujya bwiga serivisi ziremba handi izo ni iz'ubutaka, icyangombwa cy'amavuko, kwiyandikisha gukora ibizamini by'ibinyabiziga n'izindi serivisi nyinshi zitangirwa ku irembo. Si ibyo gusa hari amacumbi cyangwa ikizwe mu ndimi z'amahanga nka accommodation, haratuje cyane nta rusaku, muri make n'abasirimu ndakurahiye pe. Life Restaurant ni agatangaza watugannye nta kibazo cy'ubwiherero kuko ni ubuntu. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788 95 19 66. Ngize nti 0788 95 19 66. Life Restaurant murakaza neza muri isanga.
ariko we nanjye nibaza aba ni abapasiteri ntirirwa abapasiteri nanjye byaranyobeye pe mwe mu bandusha mumbwire aho basengera pe nabo bayoboye. hari ibintu wenda nyirango babwire birambiranye. yego hari umuntu witwa Pastor Claude na Pastor Mutesi. yego Abantu bararambiranye muri social media, ntabwo ibi bintu birwa barimo, ni abantu bakuru. yego Noneho urumva nizo titles zitangira ngo ni Pastor Mutesi, Pastor Claude, birirwa baterana amagambo ameze kuriya, birarambiranye pe. kandi ubwo ni warning. Abantu ntabwo turambiwe kumva biriya biganiro byabo. yego Bimaze kugera I don't want peace. I want problems always. naho mfata ku mavuta we bikomeje kumukomera nayo nabyitaga imikino ndakurahiye yo nyamara mujye mwivugira make mutuze mwa bantu. Don't run! Murife! Murife, don't run! Hey! Don't run! Murife! Murife, don't run! Hey! Murife, don't run! Don't run! Murife! Murife, don't run! Hey! Murife, don't run! Don't run! Murife! Murife, don't run! Hey! Murife, don't run! uyu muteramakofe se w'umugabo wigize umugore ngayo data we nyamara uyu mwaka nubwo ndeba hasigaye abiri gusanga hagiye yiyongera ahandi menshi cyane. mu mezi abiri ashize yari umugore wibazwaho na benshi, gusa ubu ngo bavumbuye ko ari umugabo ndetse unafite amantuza. ndavuga yayandi ushobora gufata umugabo akemera icyaha. mu mikino olympique iherutse kubera i Paris mu Bufaransa, umunyarigeriyakazi Imane Khalifa ukina iteramakofi ari mu bavugishije benshi bitewe n'ibipfunsi yari kuraga bipima toni, aho byanarangiye yegukanye umudari wa zahabu. benshi bitegereje uburyo uyu mugore yikora mu mitana akibwira abatanazi bati wowe nturi umugore uri umugabo pe. ibya Imane Khalifa byongeye kubyutswa n'umunyamakuru w'umufaransa witwa Jafar Ait Oudia waguye ku mpapuro z'abaganga zisobanura Murakoze mereza ibitano hano waje urakoze ku matipu. niko se ye abanyesipanye baragajwe n'iyi kugeza naho n'imodoka y'umuyobozi bari bayimanyaguyemo ibice bitanu. nyamara sinzira mutabona ko ibintu ari ibisazi. se kumagana umupfumu bamufunga gute? Tonari tubwire undi umupfumu azabura natera turi mu nkuru z'akababaro. Afazari wagiye useka useka nk'umurozi niko sarongo afunze umupfumu urukumva hasa mugani ko fezi kora bwira niba bashaka kumenya bakabona sarongo arasohotse. ahubwo sarongo ushaka kuzajya kumva mu rubanza rwe urebe bizagenda bite. ntajya avuga ibintu batazi kabwira nk'inkurubanda icyo bazahibirwa niki nk'uruhaburo ngo ahantu ngo mwaje ngo mwasezera uruhaburo. oya ntabwo Nunca kandi ntabwo bashishije bigo. Hola.